Yitwa Thomas Muyombo, yavutse tariki ya 28 Ukwakira 1984, azwi kandi ku izina rya Tom Close. Yavukiye muri Uganda, akaba ari umucuranzi ukomoka mu Rwanda, akaba n'umuganga. Ikinyamakuru cya Chimp Report cyo muri Uganda cyo muri 2013 cyavuze ko ari umwami wa Afrobeat ndetse na Dancehall mu Rwanda. Icyo ngiye kugarukaho si ubuzima bwe bwite, ahubwo ngiye kukubwira impamvu zituma udakwiye gucika intege mu buzima. Izo mpamvu rero tukaba twarazigejejweho na Tom Close, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Umurage Wacu Group, akaba ariho isoko y'iyi nkuru nyirizina ikomoka. Rero reka dutangire n'inkuru yacu. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byo bijye bikugeraho umunsi ku wundi. Rero reka twinjire mu nkuru yacu tuyive imuzi ndetse n'imuzingo. Dore rero impamvu udakwiye gucika intege muri ubu buzima. Nubwo ubu buzima bugira ibidukubita hasi, ariko ejo biba bishoboka ko twongera tugahaguruka kandi tugakomeza. Mbega ibihe bihora bisimburana, ntabwo ubuzima bubaho ari nk'umurongo ugororotse gusa, ahubwo hari igihe umurongo uberama, hari igihe uvunagurika. Niko ubuzima bumeze, niko buteye. Rero reka dutangire n'impamvu ya mbere udakwiye gucika intege. Nk'uko Tom Close yabivuze, yaravuze ngo impamvu yo kubaho kwawe iraremereye kurusha ibibazo byose bikubangamiye uyu munsi. Ni ukuvuga ngo impamvu uriho iraremereye kurusha ibibazo uhura nabyo. Kuba uriho byonyine biguha icyizere cyo kuba wagira ejo heza kandi bigashoboka. Impamvu ya kabiri yavuze ko abo wibwira ko bameze neza nabo bakubwiye ibyabo. Wasanga ibyo wowe ufite wita ibibazo bishobora kwihanganirwa cyangwa gukemuka. Aha rero hari igihe umuntu yibwira ko koko afite ibibazo bikomeye cyane, ariko muri iyi si ntabwo ibibazo bibura, kubera yuko urugero, niba umuntu arwaye, hari uwabaruta. Urugero, niba umuntu arwaye malariya, hari undi urwaye kanseri. Urumva urwaye malariya aruta urwaye kanseri, kuko kanseri yo iba ari indwara uzabana nayo mpaka upfuye, ariko malariya ishobora gukira wivuje kare. Ariko hari igihe umuntu urwaye malariya aremba, akavuga ati ndapfuye, birakomeye, ati se ubu hari undi ubabaye nkanjye kuri iyi si? Ariko ntamenye ko n'uwa kanseri yaruciye akarumira, yatuje. Ugasanga rero n'uwa kanseri nawe aravuga ati ndababaye, ariko ntamenye ko nawe agihumeka. Hari undi uri muri morgue bagiye gushyingura, ibye byarangiye. Urumva uwa kanseri nawe aba akimuruta. Rero ugasanga no mu bibazo tugira biba bitandukanye, kandi bikatubaho atari uko twabaye abaswa mu gushaka inzira zo kubona ibisubizo by'ibyo bibazo, ahubwo bikatubaho kuko isi turimo itwemerera mbega guhura n'ibibazo ku rwego umuntu yaba ariho urwo ari rwo rwose. Impamvu ya gatatu Tom Close yavuze yo kudacika intege muri ubu buzima, yaragize ati ibihe bihora bisimburana, nta bihe bibi bihoraho, nta n'ibyiza bihoraho. Ejo hazakuzanira andi mahirwe azagufasha gukemura ibikubangamiye uyu munsi. Yes, ibi nabyo birumvikana cyane. Ibihe bigenda bisimburana. Iyi terime padiri akunda kuyikoresha cyane, avuga ngo nk'uko ibihe bisimburana iteka.
Rero no mu buzima tubayemo ibihe birasimburana, ibi nabyo birumvikana cyane. Dore kandi indi mpamvu ya kane yavuze umuntu adakwiye gucika intege muri ubu buzima. Hari igihe ibibazo biba ariyo mahirwe ari butume wishakamo imbaraga zidasanzwe nawe ubwawe utari uzi ko wifitemo. Fata umwanya muto utekereze ku bibazo ufite, utekereze uburyo nka butatu wabikemuramo, hanyuma bumwe muri bwo ubushyire mu bikorwa. Hano yari ari kutugira inama y'uburyo twakemura ibibazo duhura nabyo umunsi ku wundi, twishakamo imbaraga tuba tutazi ko dufite. Hari igihe umuntu aba azi ko ikintu atagishobora, ariko kubera ko atari yagerageza koko bigahora biri uko nguko, akaba azi ko ikintu cyamunaniye. Ariko hano Tom Close aravuga ngo niba hari ikibazo ufite, fata uburyo butatu wagikemuramo, ubundi ubwo buryo butatu utoremo bumwe bukubereye wakemuramo ikibazo ufite. Inama ya gatanu yatugiriye cyangwa se impamvu tudakwiye gucika intege muri ubu buzima, ni uko gusitara ari ikimenyetso cy'uko umuntu aba arimo kugenda. Abaguye cyangwa abaryamye ntibasitara. Ikande rero aho usitaye, ubundi ukomeze ugende, wirinde kongera gusitara aho wasitaye mbere. Iyi nama cyangwa se iyi mpamvu tudakwiye gucika intege mu buzima, ni uko igaruka ku byo duhura nabyo akenshi, bimwe bituma dusa n'abasitaye, tukaba twabura wenda urugero amahirwe runaka twari tugenewe, cyangwa se tukaba twahura n'uburwayi, tukaba twahura n'ibihombo bitandukanye. Ariko iyo twongeye gutekereza neza ko umuntu ugenda ari gusitara, ukora niwe uhura n'ibibazo byo mu gukora nyine mu byo akora. Niba umuntu acuruza maybe ko ashobora guhomba, ariko iyo ahombye ntabwo bivuze ngo agumye aryame ahombe burundu, ahubwo yarongera akishakamo ibisubizo agahaguruka akagenda. Niyo mpamvu umuntu ahomba yacuruzaga wenda butike, ariko ugasanga arahinduye acuruje wenda kenkayori, ugasanga ahise yunguka, noneho bizinesi ikanakura ndetse igakomeza. Rero izi nama cyangwa se impamvu tudakwiye gucika intege mu buzima, nk'uko Tom Close aduha izi nama, ni ibintu byiza, ni ibintu byumvikana, kubera ko ubu buzima budusaba kudacika intege. Iyo ucitse intege urasigara. Ku rugamba ngira ngo umusirikare, nta musirikare ucika intege, ahubwo urakomeza ukarwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Rero nta mpamvu yo guta intwaro hasi ngo umuntu yirukanke, ahubwo no ku rugamba rw'iterambere umuntu akwiye gukomeza akarwana. Rero reka mbashimire cyane, iyi yari Soko Media, twari turi kumwe ni Elisa Tuyishimire. Ciao ciao, ndabakunda.